Imisoro niyo nkingi mwikorezi y'iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Mu Rwanda uko imyumvire mu misoro irushaho kuzamuka n'uburyo bwo gusora bunozwa kurushaho, ni nako imisoro yakirwa irushaho kwiyongera. Imibare igaragaza ko mu myaka hafi 20 ishize imisoro yakirwa yagiye irushaho kwiyongera. Mu 1998 hakiriwe imisoro ingana na miliyari 68.4 gusa, naho ejo bundi mu mwaka wa 2016-17 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakiriye miliyari 1,086. Kuba imisoro yiyongera buri mwaka ni ikimenyetso cy'uko n'ubukungu bw'igihugu buba burushaho gutumbagira. Ubukungu buri mu masekiteri eshatu zizwi. Sekiteri ya serivisi ari nayo ifite igice kinini mu musaruro mbumbe w'igihugu. Hakabaho sekiteri y'ubuhinzi, hakabaho na sekiteri y'inganda. Iyo rero ubukungu bw'igihugu buzazamuka bitewe n'imibare yagaragajwe n'inzego zifitiye ububasha, iyo ubukungu bw'igihugu buzamutse bisobanuye ko umusaruro mbumbe ari wo mu ndimi z'amahanga witwa gross domestic product cyangwa se GDP, uko uzamuka bisobanuye ko imirimo cyangwa se ibikorwa bibyara inyungu muri za sekiteri eshatu navuze, bivuze ko nabyo bizamuka. Iyo bizamutse rero ni ya mirimo n'ubundi cyangwa se bya bikorwa nibyo bibyara inyungu, ari nazo zizasoreshwa cyangwa se zanatanga n'imisoro iyo twita indirect taxes. No kuvuga ko iyo ubukungu buzamutse bihita bihura neza nuko ibikorwa bibyara inyungu byazamutse, ari naho hazava umusoro. Hashize igihe hagaragazwa ibyiciro by'ubucuruzi bigaragaramo kugira intege nke mu kutubahiriza amategeko y'imisoro. Kumenya icyiciro iki n'iki kiri kwitwara nabi biroroshye hagendewe ku mibare y'umusaruro wari witezwe ariko ntugaragare. Iyo umusaruro mbumbe cyangwa se GDP izamutse ku gipimo runaka bitewe n'imisoro twagiye twakira iva muri bya byiciro, tuba duteganya n'ubundi dushingiye kuri cyo nakwita tax elasticity. Tuba dushingiye kuri iyo mibare tureba ese turitega umusoro ungana iki uzava muri cya cyiciro cyangwa se muri ya secteur. Iyo rero dukoze inyigo tureba umusoro wari witeze bitewe n'izamuka ry'ubukungu duteganya. Urugero, nimba ubukungu buzazamuka ku gipimo cya 6%, ese mu rwego rw'imisoro dushingiye kuri cya gipimo cy'imisoro twagiye twakira iva muri bya byiciro, turateganya ko imisoro izazamuka ku gipimo cya kangahe? Aho rero turajya mu rwego rwa serivisi turebe ese ubukungu cyangwa se umusaruro mbumbe muri ya sekiteri turateganya kuzazamuka kangahe? Ese dushingiye ku musoro twakiriye cyangwa se cya kindi nasobanuye cyitwa tax elasticity, ese turateganya ko noneho umusoro tuzakira ungana iki? Iyo tugereranyije rero umusoro twakiriye n'uwo twateganyaga cya kinyuranye, nicyo noneho tuvuga tuti iyi sekiteri runaka biragaragara ko tutakiremo umusoro wari uteganyijwe bitewe n'izamuka ry'ubukungu muri icyo cyiciro. Ku rugero rufatika wenda iyo dufashe umwaka wa 2016, urareba ukavuga uti twateganyaga ko kuri serivisi, icyiciro cy'amaserivisi ariho ugereranyije n'umusaruro mbumbe 48% by'umusaruro mbumbe uri muri iyi sekiteri. Iyo rero urebye imisoro twateganyaga kwakira, nibura twateganyaga ko hazazamuka muri iki cyiciro 9.2% umusoro uva muri iki cyiciro cya iyi sekiteri, ariko umusoro twakiriye ungana na 6.37%. Ibyo bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko urwego rwa serivisi ngira ngo nibutse ko rwinjiza hejuru ya 70%, hafi 55% by'amafaranga yose yakirwa. Niho bigaragara ko umusoro twateganyaga igipimo cy'izamuka ryawo itangana n'umusoro koko twakiriye muri icyo gihe. Niho rero dushingira noneho tuvuga tuti ese noneho muri iyi sekiteri ya serivisi naho harimo subsectors, ni ikihe cyiciro gishobora kuba cyarakoze nabi cyangwa se twakira umusoro muke kurusha ibindi? Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyifashishije uburyo bwa gihanga bwo gutahura ibyiciro by'abakora ibikorwa bibyara inyungu biseta ibirenge mu kunoza inshingano zo gusora. Dufite
icyo nakwita ni tool twita mu ndimi z'amahanga risk differentiation framework model. Ni tool dukoresha mu by'ukuri navuga idufasha ese ba bantu bari muri cya cyiciro tubona ko imyumvire nakwita ko itari kuri cya gipimo cyari kitezwe, ese bo bahuje ibibazo. Aha rero icyo iyi tool idufasha ni uko tubasha kubashyira mu bice nakwita bine. Ibice bine, hari igice cya mbere tubona ko ari ba bantu bafite mu by'ukuri nakwita high risk mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga uburyo bwabo bwo kutitabira cyangwa se imyumvire yabo mu kubahiriza inshingano ifite ibibazo bikomeye, kuko amahirwe y'uko banyereza umusoro cyangwa se badatanga umusoro ukwiye uteganywa n'itegeko birumvikana, ndetse n'ingaruka bigira ku mafaranga yakirwa iba iri hejuru. Niyo mpamvu tubashyira muri icyo cyiciro. Icyiciro cya kabiri navuga gikurikiyeho nabo dufata tukita ko tubashyira mu gice nakwita medium risk. Medium risk dusangamo abantu bafite amahirwe yo ko ubona ko hari umusoro utatanzwe uteganywa n'amategeko aba ari hejuru, ariko ingaruka mu rwego rw'amafaranga ntago iba ari nini cyane. Tukagira n'abandi dushyira mu cyiciro cyitwa abasora b'ingenzi, noneho n'abasora bafite icyo nakwita risike ntoya zishoboka. Ni ukuvuga bubahiriza mu by'ukuri inshingano zabo ku rwego rushimishije. Abo rero nureba kuri iyi turu navuze, hariho bari ku ruhande rw'ibumoso, noneho abari muri high risk na medium risk bari ku ruhande rw'iburyo. Aha rero ingamba nicyo nashaka kugeraho. Icya mbere twabatandukanyije kuko ibibazo ntabwo bihuye nubwo bakorera mu gice kimwe. Ni ukuvuga rero ingamba zose tuzafata zizashingira ku buremere cyangwa se uko tubona uburyo bwo kutubahiriza inshingano uburemere bifite. Tuzahera kuri ba bandi bari mu cyiciro cya high risk na medium risk. Icyo dukora rero ni iki? Hari ingamba nyinshi zinyuranye. Ingamba harimo icya mbere ni uguhura nabo no kubagaragariza uko tubabona, tukabereka uko urwego ruhagaze ndetse n'ibibazo tubonamo nk'ibyo nasobanuye ruguru. Ahangaha twumvikana ko iyo umaze kubagaragariza dufata ingamba hamwe, kuko byagaragaye ko kujya inama bikemura ibibazo byinshi ndetse bigatuma n'abantu barushaho kuzamura imyumvire. Mu biganiro twakoze mu gihe gishize twibanze ku bibazo by'imisoro biba mu bakora mu cyiciro cy'ubwubatsi. Muri iki kiganiro turibanda ku bakora mu cyiciro cy'abatanga serivisi zo kwakira abantu, harimo za hoteli, za bar ndetse na resitora. Aba bakomiseri bagaragaza ko bimwe mu bibazo bituma icyiciro cy'abakora mu by'amahoteli, bar na resitora kigaragara nk'igifite intege nkeya ari uko hari abakirimo birengagiza inshingano zabo no kutubahiriza amategeko y'imisoro nkana. Nk'utubari, amaresitora muri rusange adatanga neza inyemezabuguzi za IBM, aho usanga hari amahoteli abafite abakozi batari abakozi bahoraho cyangwa se n'abahoraho bamwe na bamwe, cyangwa se abakora nijoro, aho ugasanga ntabwo babishyurira umusoro ku bihembo cyangwa se ngo banabishyurire banabateganyirize kuri pansiyo. Impamvu nyinshi zagiye zigaragara, dufashe urugero mu rwego rw'amahoteli, bare n'amaresitora. Icyagiye kigaragara ni uko harimo ibibazo byo kutiyandikisha. Abantu benshi usanga bakora ya mirimo ibyara inyungu muri cya cyiciro navuze, ariko ugasanga ntabwo biyandikisha ku musoro kandi bujuje ibisabwa n'itegeko. Utanga TVA ntabwo ari hoteli, utanga TVA ntabwo ari akabari, ntabwo ari resitora itanga TVA, ntabwo ari akabyiniro gatanga TVA. Utanga TVA ni umuguzi wagiye agafungura aya mafunguro bamuteguriye, kuri ya fagitire ye bongeraho TVA. Icyo hoteli ikora, icyo resitora ikora, icyo bar ikora ni ukuyakira no kuyishyikiriza leta ibicishije muri Rwanda Revenue. Ni ugukuraho rero urwo rujijo rujyanye na compliance, kuko hari abumvaga ko bayitwarira bakayishyirira mu mufuko, ariko ko aba yayihawe na consumer nabo bagomba kuyitanga
ikajyaho yagenewe kujya ariho mu kigega cya leta. Ikindi cyagaragaye gikomeye muri uru rwego ni ibyerekeranye n'amafaranga yishyurwa, kuko dukoresha uburyo usora ariwe wibarira umusoro akishyura. Iyo rero dukoze igenzura nyuma, kuko itegeko naryo ribiteganya, kureba niba umusoro wishyuwe ariwo wagombaga kwishyurwa, dusanga harimo ikinyuranyo kinini. Usanga umusoro ugaragajwe nyuma n'uwagaragajwe n'usora ubwe, usanga harimo ikinyuranyo kinini. Aha bigaterwa n'impamvu nyinshi, harimo ibyerekeranye no kudatanga inyemezabwishyu, cyane cyane iza IBM, usanga zidatangwa hirya no hino. Ugasanga ni kimwe mu bituma igicuruzo kigaragazwa kigabanuka. Ariko nanone ku rundi ruhande hakaba hamwe na hamwe n'abasora bamwe na bamwe bigaragara ko rimwe na rimwe nabo batubahiriza neza inyemezabwishyu nabo bakoresheje barangura, arizo zikuramo za depanse cyangwa ibyatunze umwuga bakora, nayo ugasanga harimo mu by'ukuri zitagaragaza ukuri kwa bizinesi. Mu biganiro ikigo cy'imisoro n'amahoro kigirana n'abari muri iki cyiciro, ahanini bakunze kugaragaza imbogamizi bahura nazo mu kwishyura abo baguriye imyaka, kuko nta nyemezabwishyu babaha, bikagorana gukora ibaruramari ryabo. Bwana Kome ni umujyanama mu misoro. Ikibazo kiri cyane cyane ku bintu bijyanye n'umusoro ufatirwa, nko muri sekita y'amahoteli bagura n'abantu b'abahinzi. Abo bantu b'abahinzi ubundi itegeko ry'umusoro rirabegzonera, ariko ugasanga gutandukanya abahinzi n'abacuruzi bigoye. Amahoteli rero ko agurana n'abacuruzi abita abahinzi, kuko nayo adashobora kumenya umuhinzi ninde umucuruzi ninde, usanga iyo ikigo cy'imisoro n'amahoro kije gukora igenzura gisanga baraguze n'abantu batiyandikishije nk'uko biteganywa n'amategeko, kikabaca uwo musoro ufatirwa. Uwo musoro ubagiraho ingaruka, kuko akenshi ikigo cy'imisoro n'amahoro kiza gukora igenzura hashize igihe, noneho kikabikiza wa musoro, kikabishyuza n'ibihano. Kubibwira ko nta yindi nzira yakwifashishwa igihe baguze ibiribwa ku muntu utari bubahe inyemezabwishyu, Komiseri w'imisoro imbere mu gihugu Kayigi Aimable asanga hari uburyo bwo kubona inyandiko yazafasha mu ibaruramari, nko kuba abaguze bakwandikirana ingano y'ibiguzwe, igihe ndetse n'agaciro kabyo. Abagurisha imyaka nabo baba bagomba kuba bamukora inyemezabuguzi, cyangwa se hakaba hari idokima iyo ari yose yabigaragaza ko koko yabaguriye, bifite aho bihurira. Uwaguze iby'ubuhinzi nawe aje kubigura akamukorera niyamukorera fagitire y'inyandiko, kuko umuntu utanditse muri VAT ni umuturage wejeje ibiribwa mu murima we, ariko nawe abakeneye kuzamenya umwaka urangiye umenye ngo ibyo naguze birangana iki. Yagombye kuba rero hari byibuze na risiti yamukoreye, cyangwa se inyemezabuguzi. Iyo inyemezabuguzi ntabwo bisaba kuri abo bantu batoya, ishobora kuba n'urupapuro rwanditse ariko rugaragaza amazina ye, rugaragaza aho ID, rukagaragaza telefone ye, rukagaragaza aho atuye, adresse ye, rukanagaragaza ibyo yacuruje, ingano yabyo n'amafaranga yahaweho uko angana. Kubera yuko ntabwo kontabilite ihera ku kuba wasohoye amafaranga gusa, hagomba kuba hari n'inyemezabwishyu, inyemezabuguzi igaragaza koko kuba uba waguze. Niyo mpamvu twabagiraga inama tukavuga tuti, niba uguze ikintu, reka icyo kintu cyo gifite n'inyemezabuguzi, kuko kizanafasha n'abategura ibitaro by'ibaruramari kurikora neza mu buryo bunonosoye, aho kugira ngo ni mu rwego kugira ngo duce tubiganireho n'ibyo tubagaragarize kuba hari ikibazo, ariko tunagabanye uwo muco navuga ko utari mwiza wo kuba umuntu yagenda akagura ntasabe inyemezabuguzi, none akazagira n'ikibazo cyo kugaragaza ibyatunze umwuga bye, ni ukuvuga ngo depense, ibyatunze umwuga cyangwa expenses, kubera ko gusa atasabye inyemezabuguzi. Madame Mukakigere Esther akora kuri Hotel Shelando. Avuga ko guhindura imikorere bazirikana akamaro ko gutanga inyemezabuguzi kuri buri mukiriya byatumye babindashyikirwa, ndetse bahembwa mu basora bakoresha neza IBM mu birori byo gushimira abasora. Iriya domene dukoreramo habamwe abakozi bakora ubusambo cyane b'abaseriveri. Icyo gihe kubera ko buri muntu wese bari bukore ku mafaranga, usanga bafite tantasiyo yo kugira ngo banyereze amafaranga bagezeho. Bityo rero n'ugira ngo batange fagitire mu buryo bwemewe biba bigoranye, bisaba kubahoraho, kubagendaho,
ariko kugira ngo tunabishobore twakomeje nabwo gushyiramo imbaraga kuko abakozi twirukanye benshi, ba bantu bari baramenyere kurya udufaranga two ku ruhande kugira ngo tubakoreho ntabwo biba byoroshye. Twirukanye abaserivere benshi, uwo twafataga wese adatanze IBM twetaga tumwirukana, kandi tukumva ko no kujya kuturega ntazabishobora kuko ni ukunyereza umutungo w'igihugu. Ibyo rero byaradufashije, twirukana abakozi, n'abasigaye bafite ubwo busambo baratinya, duhindura abakozi inshuro nyinshi ku buryo n'abahari ubu ngubu bumva icyo bagomba gukora. Ibyo bintu rero byaradufashije cyane, turatekana mu kazi, ukajya wumva ko umusoro wose wagiye wageze kuri Rwanda Revenue, igihe cyo kwishyura cyagera tukishyura ku gihe. Tubikora twumva twirwanaho nk'ikigo, dushaka no guteza igihugu imbere, ariko ntabwo twari tuzi ko tuzabikuramo ibihembo. Uru ni urugero rwiza rwafatirwaho icyitegererezo ku buryo n'abandi bagira intege nke mu gukoresha IBM bazibukira. Aha Madame Mukakigeri aragaragaza inzira bakoresha mu kazi ikaba yarabakemuriye ikibazo cy'ubujura ndetse no kudatanga inyemezabuguzi. Bafata fagitire, ni ukuvuga ngo ngewe wowe uraje urakonsomera, uvuga uti ndashaka brochette, ndashaka fanta, ndashaka icyayi, wicaye kuri table 5, umuseriveri araza na smartphone ashyiremo ibyo byose umusabye, aranse bijya muri mashini ya cashier, isaha yagera cashier cyakora n'iki bamubwiye bati ndashaka fagitire yo kuri nimero 5, akonvertisa ya border yakoze baranshije kuri 5, fagitire igasohokera muri IBM, umukiriya bakayimuha. Ni ukuvuga ngo rero nta nubwo byashoboka ko baca ku ruhande kuko umuntu wese afatirwa komande muri smartphone. Muri ziriya fagitire zose zirimo kunyura muri systeme zihinguka muri Rwanda Revenue, hari icyo zahinduye muri sezi zanjye za comptabilité. Abakontable ntibakirirwa batiriye udufagitire two gusezisa kuko deja iyo sezi ni automatique. Icyo basigaye barwana nacyo ni ugusezisa amadepanse, ariko bira amaproduit cyangwa se za revenue ziba zinjiye ari automatique. Ntabwo rero bongera gusubiramo ngo bajye gushakisha ibyo basezisa kuko muri systeme mba nabibonye. Nicyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi bikanaturinda bwa bujura bwa hato na hato bwaturukaga hirya no hino. Urumva rero mu kazi kanjye ngewe ni ibintu nanjye numva byanyunguye cyane, nkaba nzi ngo recette nizi kandi koko zageze muri systeme kandi zageze no mu mutungo w'ikigo. Ibiganiro ikigo cy'imisoro n'amahoro gihuriramo n'abasora bari muri ibi byiciro bikigaragaramo abaseta ibirenge mu kunoza inshingano zo gusora, biba bigamije ahanini kubasobanurira imyitwarire idahwitse ya bamwe muri bagenzi babo ituma urwo rwego barimo rugaragara nabi mu bijyanye n'isoresha kugira ngo bikubite agashyi bisubireho. Muri ibi biganiro hafatirwamo ingamba zo gukangura no gushishikariza abagitekereza kunyereza imisoro guca ukubiri n'uwo muco mubi kuko byadindiza ibikorwa byabo by'iterambere. Benshi twaganiriye bagaragaje ububi bwo kutanoza neza inshingano zo gusora. Hari benshi bakoraga batararegistre, hari abandi nabo bararegistre batatangaga iyo misoro. Abo bose rero turashaka kugira ngo tugende kuri buri sector, kuri buri rwego, niturangiza tumenye ngo ese yumva gute umusoro. Udasobanukiwe tumusobanurire, abasobanukiwe buhoro tubashishikarize ku buryo uwo ari we wese abwirizwa kuvuga ngo agire uruhare nta gahato, ku bushake bwe yumve icyo umusoro icyo ari cyo. Kandi muzi ko umusoro, tudafite imisoro nta terambere, nta kubaka igihugu. Iyo imisoro yiyongereye ibikorwa remezo biriyongera. Murabona imihanda dufite, turi kubaka imihanda mishya ya kaburimbo, iryo ni iterambere. Murabona amashanyarazi. Mu by'ukuri biba byiza habaye ibiganiro nk'ibi ngibi kuko akenshi usanga hari igihe rimwe na rimwe hari abantu bakora amakosa bitabaturutseho, ahubwo hari information nkeya ku bijyanye n'amategeko n'amabwiriza mashya Rwanda Revenue yashyizeho. Tukaba twumva rero nk'uko byabaye no munsi n'ikindi gihe bajya babitekereza bakegera abafatanyabikorwa babo, hanyuma bakajya babagira inama, bakababwira ibyo bakwiye kwirinda, ibyo bikwiye gukurikizwa, amategeko mashya n'amabwiriza yaje. Natwe numva tugomba kuyakurikiza kuko ni inyungu zacu no kubaka igihugu cyacu. Ntekereza ko buri muntu wese muri ino minsi akwiye kumenya agaciro k'umusoro nk'uko dusaba kwigira. Numva ari ibintu byiza cyane, bikwiye n'indi minsi yuko ikizaba kiza ari gishyashya bajya batwegera bakatubwira natwe tugasaba kubyubahiriza.
Abenshi babyumvise neza ko bagomba kugira icyo nakwita compliance n'imisoro hamwe na Rwanda Revenue, kandi iyo urebye serivisi dutanga ifite uruhare runini mu kuzamura imisoro muri aka gace. Hari abantu bakoraga mu kajagari koko, ugasanga umuntu muregeranye mukora business imwe, urishyura imisoro, we ntayishyura, ntazi na Rwanda Revenue, ntago yigeze yiregisteringa muri RDB, nta certificat de commerce afite, kandi ugasanga babakiriya bawe arabatwaye, swat aragabanya ku biciro amafaranga make kubera yuko izo expenses zindi ntazagira. Icyo gihe rero nkuko batwemereye ko bamwe no muri twe twari tuzi ko ari ishyirahamwe dufite ry'amahoteli, ariko ngira ngo tuvuye hano tubimenye, kandi banatwemereye ko guhera undi mwaka abantu bakoraga mu kajagari bagatuma tutabona abakiriya, guhera undi mwaka bizaba byarangiye. Mu gihe usora yakoze imenyekanisha musoro ariko yasuzuma neza agasanga harabayeho kwibeshya, afite uburenganzira bwo gukosora iryo menyekanisha agasora umusoro nyawo. Ariko ikigo cy'imisoro n'amahoro kimutunguye kikaba ari cyo kimwereka ayo makosa ataribwirije ngo yakosore kare, ibihano biza bikarishye. Systeme y'imisoreshereze mu Rwanda ni systeme ishingiye ko ikigo cyizera usora, kuko niyo ukorera imenyekanisha musoro akamenyesha igishuruzo yakoze n'umusoro ndetse akwiye gutanga. Itegeko riragenda rikagena yuko nyuma yo gutanga wa musoro runaka ushobora no kubona nyuma yaho hari amakosa wakoze yaturutse kuri za mpamvu nigeze kuvuga haruguru, yuko ushobora no kuba wakoze amakosa utayagambiriye, habayemo kwibeshya, habaye amakuru utitayeho mu gukora imenyekanisha musoro ryawe cyangwa se ibitabo by'ibaruramari byawe. Ibyo byose rero iyo biteranyije, itegeko riguha ububasha bwo gusubira inyuma ugakora declaration isimbura wari wakoze bwa mbere. Bumwe mu butumwa rero nifuza gutanga nuko iyo rwose ni inzira ihari iteganywa n'itegeko, yuko umuntu wese ubona hari aho yakoze amakosa mu myaka itambutse yagiye yibeshya, uyu ni umwanya wo kugira ngo asubire inyuma afate imenyekanisha musoro ze yakoze kuri buri rwego cyangwa se kuri bwoko bw'umusoro yishyura, akore ikosora imenyekanisha musoro rikosore rya mbere, noneho umusoro utaratanzwe ku gihe awutange. Icya kabiri navuga nuko hari n'ibihano bimurinda. Iyo utegereje yuko igenzura riza kubona ikigo cy'imisoro n'amahoro ari ryo rizagaragaza wa musoro utarishyuwe, hari ibihano biteganywa bigenda bikajya ndetse kuri 50% by'umusoro fatizo wagomba gutanga utatanze icyo gihe. Ibyo rero nagira ngo nibutse yuko ni amahirwe usora afite yo kugira ngo abikosore ndetse anirinde ibyo bihano. Abari muri iki cyiciro rero cy'amahoteli, bare na za resitora nibakore batera imbere, ariko banarangiza neza inshingano zabo zijyanye n'imisoro.